Yo, Biti man. Mustesi. Hannes. Shana. Mvuye hirya hariya. Mvuye kure nari mvuye kureba ibya business nakubwiye ndimo gutegura gukora. Bene umukunzi. Yes. Cyakora bro kabisa. Aksimana. Kanje numva ngo akazi urukundo ntabwo bibangika ubundi wowe bishobora guteba. Ibyo bintu nanjye nahoze mbyizera mu bwo buryo. Ariko ntekereza ko biterwa n'uburyo buri muntu wese atwaramo ibintu cyangwa uburyo abifata. Ariko ibintu byose birashoboka. Iyo uzi icyo ushaka kugeraho umenya buri kintu n'igihe cyacyo. Ukoro niko twebwe tubishobora. Cyakorora mu. Igihe cyo gucyurukundo ikijyubaje. Igihe cy'akazi nanone tugakora akazi kandi by'urukundo bikagira ute? No, naga ari cyo mvuga. Naga ari cyo mvuga. Buri wese buri afite ikintu ashoboye kurusha ibindi. Okay. Courage cyane kabisa. Merci. Ya, naho ubundi. Biba byoroshye man. Ya? Imana nta kintu kiba kigoye ahubwo wa mukobwa wigeze umbwira bimeze biti. Ibintu bigeze kutama update umbwira ukuntu bihagaze, ibintu se byaciyemo bimeze neza. Bro, byarahombye bro. Oh yes. Rega nimukabone mwana mwebwe bibahira ngo mugire ngo nabandi mwana biraborohera. Oya no, cyusa. Ntago ari uburyo ntekerezamo ibintu kuko nta kintu cyagenewe abantu bamwe ngo wenda abandi bavuge ko atari ibyabo. Ahubwo buri kintu kigira igihe cyacyo. Bivuze ngo ikintu ugomba kumenya nuko intambwe ya mbere ituganisha ku gutsindwa no gucika intege. Iyo wacitse n'ibintu byose biba byarangiye. Ariko igihe cyose uzumva ko ugomba kugerageza rimwe, ukagerageza kabiri, gatatu ndetse na kenshi, icyo gihe ntabwo ushobora gutsindwa. Mu buzima ntuzigere wemera kuva ku bintu ngo ucike intege uvuge ngo ndatsinzwe umanika amaboko. Ntabwo ari byo. Urakomeza ukagerageza. Ntuzigeve ntuzinashingira ku kimana nkomeza kurwana mpaka. Icyo ushingiraho ni icyo uzi neza aho ushaka kugeraho. Umva nkubwire umwana ndamuhamagara kuri telefone mu munota umwe ntanyitaba, niyo nyitabye reka da ntibikunda gusa ariko avuga neza bro. Wabandi akatira neza pe gahinda. Uzi ikintu nakubwira cyose iyi niyo na avantage kuba nyitaba. Yes, kandi ni indi chance ufite kubera ko naga gusuzugura akakubwira sorry cyose tuzavugana ejo. Ibaze nyine byonyine kuba ahubwo urumva abandi barakomeza bakagerageza ntibananirwe kandi noneho banasuzugurwa. Cyakora atandukanye n'abandi. Umuntu akagukupa akakwiyama n'ibindi. So rero ufite impamvu zo gukomeza kugerageza ibyo bintu kandi ufite n'amahirwe menshi ko ngiye mbibona yuko ushaka kubigeraho. Nabigeraho cyane. Rero komeza ugerageze sibyo? Komeza ugerageze. Hari icyo uzambwira ko bizemera. Umwana ndamukunda. Sibyo? Simbikubwiye nka grand frère. Ndamukunda. Niyo byansaba kumena amaraso ngahemuka. Izina ry'Imana. Nta muntu nyine. Kubera umukobwa. Kubera umukobwa. Kubera umukobwa. Uzi buriya hari ikintu nakubwira. No gumva nkubwira ngo ntago ugomba gucika intege. Ntutwarwe nuko no, nta kibazo. Nubwo mba nkubwira ngo ugomba kugerageza ndetse kenshi, sibyo? Ariko buriya ngo umuti w'ubutindi no kwirinda guhemuka. Nyumva neza. Ntukigere wumva ko wahemuka kubera urukundo cyangwa se umukobwa reka ariko mvuga. Kuko abeza bavuka buri munsi. Ejo ushobora no kubona n'undi ukumvura mukunze kuruturiya. Uruturiya? Yes, kubera iki se wumva ko wajya guhemuka? Wowe ibyo uzakora byose uzabikore mu bupfura. Sibyo? N'impemuka nzagwa neza. Apana nta mpamvu yo guhemuka. Nyumva neza. Ikintu cyo guhemuka cyo ntabwo nakigushyikiramo. Ko nta mpamvu nimwe ufite yatuma uhemuka noneho ku mukobwa baza ejo bakagenda hakaza abandi nabo bakagenda kandi ubuzima bugakomeza. Ukisanga iyo crush ufite none ejo wayigirira n'undi kandi ukaba umeze neza. Ariko udafite ikintu muri wowe nawe wumva wishinja mu mutima wawe ko wahemutse. Ibyo nibyo. Sibyo? Nta mpamvu nimwe hari rero. Ariko icyo bizansaba cyose ngiye nzagikora. Sisi bite? Byiza.
Ntabwo ceceka atakumva. Vuga gahoro uvugira hasi. Tambwira ko yantanze hano. Yarakaye. Ntabwo nzi umuntu wambwiye ko umaze iminsi ugenda usigaye utaye igicuku. Yarakaye ngo amaze iminsi asanga udahari. Uri kumva? Iwana. Se kubera iki mama atakinyizera ku rwego rungana gutyo koko? Jese ndabizi ahubwo wowe ikintu nakubwira, wowe mama uramuzi ko akunda umuntu umusaba imbabazi wemera ibyo yakoze. Rero ikintu cyose akubaza ukiyemere ntumuburanye. Trese amahane yandazi nawe ukunda kubanura nka mama. Uce bugufi. Okay, nta kibazo ndaza kubyemera. Ngaho ugenda. So merci beaucoup. Oui, maman. Ça va? Oui, umeze ute se? Nanjye meze neza. Yego ni amahoro. Yego. Wewe bite? Ni sawa nta kibazo mwa. Nyine nabivuze ngo wahamagare. Ntabwo nagutegeze igihe umuhamagarire wowe. Yego twavuganye. Ariko nawe urumva nagomba kuguhamagara nkakubaza nyine ko yahageze kare. Mama nta kibazo ntabwo ari ngombwa ko wanshimira. Nyine mba ngomba kubikora nk'umwana wawe. Ariko nabwo urakoze gushima nta kibazo. Kanizeye ko ubwo wabikunze. Yego. Mva nyine bimeze neza. Business nayo irimo kugenda neza nta kibazo. Ibintu byose turi kubishyira ku murongo. Tugiye gutangira nta kibazo. Harabura nk'iminsi nk'ingahe gusa ngo dutangire nzakubwira. Nese ubundi ko wowe udakunda kuva mu rugo n'ubundi utaza ngo tuzanaserebure uwo munsi dutangira. Uzaba bwije. Nta kibazo mwana ndabizi ko twifuriza ibyiza. Ubu bimeze neza nta kibazo tumera nyine byarakemutse pe kandi warakoze ku ruhari rwawe mbikesha wowe. Ni ukuri uri intwari yanjye mama iteka nyine uba uhari ku bwanjye kandi ukora buri gihe ibintu undi muntu wese atakora. Merci maman. Sawa mugoroba mwiza mama. Sawa urakoze. Gaza izakera. Redore ni gayanjye. Mayiga ndabyujuje. Iyi bundi nawe wapimye uko ndeshya. Ati ntabwo bajya bakora cheers. Wahita uyimena. Yaba wamagaho ngo wumve uko bimera. Si ibyo ngibyo. Kandi ko nkunda. Bite se? Ni byiza. Makuru ki? Makuru nayasanzwe nyine.
umva rero mubwire cyangwa se nanakubaza undi mukuru wawe afite ikihe kibazo? Ikibazo? Ubwo ntabwo wumvise ibyo mubaje? Kaho mbwira njye ntabwo muri kumbwira bisobanukiwe. Ndamuhamagara ntiyitaba, ntanamubwira ngo duhure, reka da reka shwi, duherukana umunsi ujya gusura mama wanyu, nazo kubye n'ibiki. Cyusa buriya rero hari ikintu ugomba kumenya, buriya abakobwa dukunda abantu batwinginga, nyine batwereka ko badukeneye, kabone niyo twebwe twaba tubitayeho, ariko buriya turabihisha. Uri kumva? Buriya rero hari ikindi utazi, mukuru wanjye iyo turi kumwe ajya ambaza amakuru yawe, ajya kumbaza nyine ubona ashishikajwe no kumenyaho byinshi cyane. Mba nkubwire, njyewe nibaza yuko wagira ngo ahubwo afite ibintu ahugiyemo, afite nk'urukundo arimo, kandi iyo muvugana uba wumva sinzi ukuntu nabivuga, kabisa. Se Cyusa ubundi abaye amufite, oya nako reka twimagine tufate ko abaye amufite, wacika intege ukareka guhangana. Umva, njyewe icyo nzi cyo nuko ashobora kuba afite umuntu bakundana. Njyewe icyo ndiho ndakubwira, usanze amufite wabyihorera nyine ugatuza ukamanika amaboko, cyangwa wahangana ugakora buri kimwe cyose kugira ngo umubone. Erega buriya njyewe nizerera mu guhangana, kandi nkakora mpaka nsinzi, kandi nizere ko nawe ari ku meza. Ntunzi? Cyusa reka nkubwire, nimba atari ko ubitekereza nk'uko mbitekereza, sinzongere kwicarana nawe umbwira ubwo busa bwawe, nzahita mbivamo. Umbabarire unyumve neza, ubishyire muri uwo mutwe wawe, aho kugira ngo uzanyangirize umwanya. Uri kumva neza? Ndi kugenda. Ndakumva. Ariko reka nkubweza wa. Urabizi, uranzi. Sibyo? Nta kintu na kimwe njya nkora cyangwa se nshaka kugeraho ngo ngifeiringe. Ubundi wo niwe Cyusa nzimenye. Bwa mbere naba nkundanye cyangwa se nterese umukobwa, ujye wankoroge gutya bigeze ahangaha. Nyine wowe ugomba gukora igishoboka cyose kugira ngo werekane ko urenze abo bose uri kuvuga yaba afite. Sinakubwiye se nyine ko abakobwa dukunda abantu batwira ko batwitayeho. Hari icyo ushaka kugusaba? Ukembwira. Ndashaka yuko umenyera ngo ese ahugiye mu biki, akundana nande, ninde bari kumwe, iki kimubuza amahwemo. Ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibuye ryagaragaye ntirigira gute, ntirica isuka. Ubundi njyewe uzabindekere gusa. Cyusa ibyo ngibyo humura, ndaza kubikurikirana, ndabikumenyera mu minsi 2 ndaba amajije kumenya. 2 ni myinshi, uyu munsi deja kagakwiye gucya wabyamaze. Zane ibintu byo kuntegeka hano, ubu ngubu ni njye boss wawe. Urukundo uraruzi? Ndaruzi, ariko ibintu bigenda gashya, ntabwo nawe babyihutisha. Kuba mpamagaye ahangaha noneho gitaraganya ni amahoro? Ni amahoro, ariko ntabwo ari n'amahoro cyane. Papa Tracy, ntabwo naguhamagaye hano ngo tujye mu bya bibazo byacu. Tureka wowe dutangiye kuvuga usanga uhise uzamuka hejuru, ugasanga n'ubundi ikiganiro twatangiye nabo tugisoje. Naguhamagaye kugira ngo tugane ku bibazo by'abana bacu. Ibibazo by'abana? Abana se bafite ibibazo kandi mvugana nabo kuri telefone akambwira ko bameze neza. Ako Papa Tracy, umva kuri telefone abantu barerera. Uwavuga n'umwana kuri telefone ngo bamuhaye uburere. Ndumva rero ibintu utangiye kubigaruramo ibintu byacu, cyane ko numva ibintu watangiye no kubigira n'inyurwa.
ubundi nge inshingano zanjye mba nazikoze kereka niba wumva ko ukeneye gukurikiza kugira ngo wumve ko nanjye nta nkora inshingano zanjye nk'umuntu w'umugabo. Gukurikiza se Papa Teresi, utekereza ko kuri gunyohereza amafaranga cyangwa uhereza abana amafaranga mbese ari bwo burezi urumva ko barera? Erega Matresi, iyi ntambara ni wowe wayitangije, shikama rero uyirwane. Ninjye wayitangije. Papa Teresi, reka nkubaze, ubu wagushyira mu cyimbo cyanjye ukarera abana, sibyo? Nanjye nkajya nkohereza amafaranga, wowe wabishobora? Ishyire mu mwanya wanjye, noneho uzazubarere nanjye njye nkohereza ayo mafaranga, so nanjye ntayabura. Erega ibintu byose byapfuye ubwo wahitagamo ko bari bujye kuba muri ya nzu y'i Kigali, kuko iyo batajya kuba muri ya nzu ntabwo byari kugera kuri urwego rwose. Papa Teresi, ukunda kwirengagiza ndakubera iki? Uzagezayo kumva ko uruhande rw'abandi, wumve ko n'abandi bantu ari abantu basi bacu kumva undi muntu. Ushatse kwirengagiza yuko tujya kubohereza, ntabwo uzi n'abanye zahuraga hano buri munsi twirirwa turwana umunsi ku munsi. Ubu se bwo n'ubuhe twari turi kubohereza? Mbarumbiza ukuri, n'ubuhe twari duhereza abantu? Ese ni kubizi neza ko bari mu bizana, ubu bari bunatsinde? Niki cyo kubuza gutsinda se? Intongo yazagana buri munsi zatuma abana batsinda, birigo barira buri munsi hejuru y'ababyeyi babo. Ese ubundi abana barahari? Yego barahari. Okay, SAVA. Gusa ikintu navuga cyo ni kimwe, nuko hari aho ukwiye kugera ukagabanya amahane, ukagabanya uburyo ubayoboramo washyizemo akantu ko gukarishya cyane, kuko mu gihe cyose utarakuramo akantu k'inkoni y'icyuma ntabwo bizakunda rwose. Kandi ibyo bintu bitekerezeho, uraza gusanga ari ukuri. Ndetse nubona bari kukunanira kubarera, uzabohereza imbirerere. Icyo kibagirwa. Batese ntabwo bohereza abana banjye ngo barere. Ubwo se rero abantu ubuhe? Nanjye ndi umubyeyi, ntabwo ari abawe. Abana ni abacu, twarababyaranye. Mu gihe ubona ko nge nta burenganzira bafiteho, ko nta burere nabaha, ubwo sinzi uko mbara ku bana banjye. N'abanjye, n'abawe, abana ni abacu. Ubwo rero iwawe nibanga nibinakomeza kunanirana, uzabohereze mu rugo baze nanjye ngerageze. Kandi koko nutanabohereza, hari igihe kizageraho nawe ubwawe kizana. Niyo mva ngo wamagaye nkubwira ko bari mu rugo, uzamenye ko baje. Papa Teresi, ntabwo icyo cyo kibagirwe. Umuntu nanatekereza unagiye unabisibemo. Ntabwo nabisibamo, ndi umubyeyi Matresi. Cyo ko abana baza kuba iwawe byo ubyirengagize unabyibagirwe, kuko ntabwo byashoboka. Sigarana ikintu kimwe muri wowe, ko atari abana bawe, ko ari abacu, ko twese tubafiteho uburenganzira bungana. Icyo kirahagije. Hano ni heza. Si sawa? Nzira. Noneho utu tubingaro two ni twiza cyane, ariko nanjye nzakora ibindi bigiza kurusha ibi ngibi. Umuntu wa designinze hano ni umuhanga cyane. Aya ni sawa kabisa. Urumva akarebesheje aha ntakarebesha hariya. Ni sawa kabisa. N'ayo matara akurura abantu. Oya, nzashyiraho andi matara meza kuruta aya ngaya. N'imikindo byose bizagenda none se. Ni ubusitani mandi, ni muri Edeni hano. Hano ni heza. Ndashaka urumva nzakora ibindi biruta bino. Sibyo bako ngoma kwa bimeze neza. Cyabwo ahantu yenda hishimiye cyane. Kweli. Hanyuma rero ikindi kintu nashaka kubwira, ari nacyo cy'ingenzi cyane. Kuwa gatanu dufite event yo gufungura hano hantu nyine ku mugaragaro. So ngiye na Queen, urumva ibyo birori twembi turagutumiye. Ni inshuti yacu, nubwo wenda utari bamubona, ariko mu izina rye turagutumiye. Ikindi kintu nshaka, wari kuvuga mfite amatsiko yo kubona Queen wawe uko uyoboje inkoni y'icyuma bro.
ntabwo ari uko mbibona njyewe, ntabwo ari iby'inkoni, kuko mu rukundo ntabwo habamo ubutegetsi cyangwa ubuyobozi, ahubwo habamo kuzuzanya, sibyo, no koroherana, icyo nicyo gikora. Ariko uzabimenya burana kandi nubwo ari kera, gusa urumva n'ubundi uzamubona kubera ko kwa gatanu ni nawe mu mucaka uzadufungurira champagne, sibyo, iwana hariya kabisa dukata nyine. Ahantu ni heza, azakwinjiza amafaranga tujye turinywa burinde buke. Shamani, ubu ngubu reka nkubwire, buriya ni muri ubu ngubu business, ubucuti uzajya buza mu gihe akazi kagiye ute nako kagiye ku ruhande y'abantu apana bimwe byawe uzazana abakobwa ngo batandukanye ntabyo gukufa oya mani twese kabisa twagiye dufataho ideni tuzi ukuntu biba bigenda. Hano rero nta deni rizaba ririmo. wari ubwiye kuwa gatanu wa ryari w'iki cyumweru cyangwa iki ngiki se none niki kikwezi ni tuzaba turi kwinjira muri weekend niwana tukaenjoyinga kabisa. Ubundi kwini nkagerageza uburyo ki ataha hakiri kare tukinywera icupa amazi ko baratazi kunywa n'inzoga se nubwo ntawanyisha, ariko kandi nawe ntabwo ajya bigira ibintu bya dabyine yabimenya ntabirenze. Ndabyumva ko mpumbye kumubona gute se umusore dukorana ufite ubukwe kuwa gatandatu Igisenyi, kandi kuwa gatanu ngomba kurara Igisenyi. Man, ntabwo ibyo bintu wabinkora kuko niwe muntu nizeye nta wundi. Gutera ushaka Mese ufitemo imirimo kimwe uburyo utabihinduka katari mikeya, ntabwo ari mike, kandi namwemereye mbere y'uko mbwira kuwa gatanu nzarara Igisenyi. Uri inshuti yanjye kabisa, ni nayo mpamvu nagombaga kuba uri umuntu w'ingenzi muri ibi bintu kandi ukaba uhari. Ntabwo uri sinumva ukuntu wazabura icyo gihe. None se ahubwo urebye urumva ntabwo nagombaga kukubwira mbere, sibyo, mbere cyane ko nanone urumva ni event ntoya, ariko nanone ntabwo ngomba kuyibura. Kuwa gatanu nibwo event izaba cyane amasaha ya nimugoroba. Event ntabwo nzaba mpari. Nta kintu na kimwe wakora kugira ngo uzaba. Kuwa gatanu dufite mariage Igisenyi, kandi kuwa gatanu ngomba kuba nakingi. Ariko gusa hari ikintu nzi nagufasha. Si hari imirimo wari kuzamase ndabizi no gufungura champagne byonyine ntabwo ari ibintu birenze. Ibyo biroroshye. Hari wa mutipe wundi dukorana muremure mukunda nawe arabizi, ajya nabikora mu makwe. Kubimenya ntabwo aricyo kibazo cyose, ahubwo wakabikoze yakabaye ari wowe. Ndabyumva hanabona kwini wawe, ariko ako simbashije kuboneka pe. Ntabwo ibidakunze nyine ntabwo babikora. Kwakira ibishoboka, ibidakunda ubwo nyine ntabwo bikunda. Gusa ndatekereza ko nawe utakabaye ngombwa uzaba turi kumwe kandi yihangane nakundi byagenda koze cyane. So ubwo nyine ibindi nuko nkuko biteye. Reka dukomeze twinywera ahangaha, ariko gusa icyo ngicyo kandi ntugitindeho, sibyo, kuba ntazaba mpari wenda ikindi gihe nzabona kwini wawe. Bizamubona nzamubona cyangwa se no ku mafoto ko bizagenda kose ahangaha nzayibona. Ntabwo ari ikintu kandi wari ukoze kuntumira bro. Ndagukunda. Thank you so much. Inshuti yanjye. Zawa Omba Sekundi wewe kuna ntegereje abana ngo mbasuhuzeho, none ubwo nagera mu rugo nkagenda hana yingora atamukobwa mwiza yo neza. Amahoro gikora neza cyane. Meze neza. Neza nishimye. Neza cyane. Meze neza. Neza cyane. Sinajya kamusuhuza. Nose mwese mwari hafi aho ngaho mwese se wowe. Meze neza. Manaki nose abakobwa bacu ndabona barakuze disi. Mbega. Nose wabaye iki mukobwa?
nakubise umutwe kuri yo sorry mama meze neza ariko mana yanjye gazawadi papa nishimiye kongera kubona yo naye ndishimiye abakobwa beza kubabona ndanezerewe n'ukuri meze neza twese yego meze neza oh mana yanjye we umaze iminsi utaza kutureba ntabwo biba byoroshye muri iyi minsi ntabwo biba byoroshye gusa byo ngiye kuzabikosora ngiye nyaruka nze mbasuhuzeho n'ukuri ko turagukumbura twakubura ni ukuri pe kuvugana kuri telefone ntabwo biba bihagije nzabikosora ngiye mbasuhuzeho ubundi nkomeza akazi Muriyi. Yego. Nashakaga Tracy. Shaka Tracy. Yego. Uraba wihanganye guma mukuzanire. Okay, nta kibazo nakwinjira nka muri. Oya nakwinjira ntabiriho. Uraba giza kingi cyawe. Urabagaza. Ni sonye ntabwo hagendwa. Musore. Urabagaza muzanire Tracy. Ibintu ariko ntabwo bisanzwe. Yego. Ntabwo nemerewe kwinjira hano cyane. Okay, ngo basi mubwire ko mushaka nta kibazo. Kandi ntunenguhe. Okay. Hello. Yes. Sawa. Kimeza. None. Wakangana gato kumaze senda guhamagara nimuguka. Sawa merci. Bon. Karamba. Bite. Sawa. Meze neza. Yego. Basi mbese iminota mike yonyine tuvugana. Muravugana ariko ndabona ntabwo njya kure. Wakije reka nyine mbese iminota mike tuvugana ndahita nza tugenda. Ngaho ugenda nyine. Bo umeze neza. Yego. Pose. Nanjye meze neza sorry hano nyine. Banza hari ikintu kitameze neza. Bo ni birebire. Kandi sorry kuba ntarabikubwiye hakiri kare buriya. Cya gihe tuvuga ko tuje hano. Mama yararakaye cyane atubwiye ko tugomba kuguma hano mu rugo nta hantu na hamwe tugomba kujya bitewe n'amagambo abandi bantu bagiye bamubwira. Bibaze ko bagiye bamubwira ko ngo nkora uburara bwose i Kigali ngo nta kintu na kimwe ngo nywa inzoga nkarara amajoro nkamara ukwezi ntari mu rugo nyine yararakaye nanjye nawe uzi ko musobanurira ubu ngubu ntabwo dusohoka mu nzu nyine ni uku nguku. Sorry. Basi mbabarire ntabwo nyine ngize nikiza kuri muri situation nk'iyo ngiyo. Gusa uko biri nyine igihe gishobora kuzagera buri agasobanukirwa kumva ko nta kibukora nta n'ikindi kintu kiri inyuma y'ibyo byose. Ndizera ko icyo gihe kizagera. N'ubundi yarandakariye cyane. Pole nyine. Urumva haraciye igihe tudahura. Basi nanjye basi murebe. No, thank you kuba waje no kundeba basi. Tracy. Subira mu nzu. Cyangwa se njye twe twavuganye nabyo byange bihindura. Si Jimmy wagiye ureka ubusa. Wowe fata telefone uhamagare mama wawe usaba uruhushya. So wagetse iminota mikeya yonyine. Nibwo tukibonana nubwo turaganira wisumbwira ngo nsubire mu nzu. Urabona ko amasaha mu matahera agiye kugera. Jimmy wagiye ureka basi meze iminota mikeya yonyine Oya nta minota mike. Sorry Robona n'utekereza ngo wumva abantu. Mwasezeranyeho umusore.
Okay, fine. Babe. Reka ngende sinjya na kibazo. It's okay. Nta kundi tuzongera tubonana. Love you. Love you. Okay. Sorry gatoya. Basi reka nizere ko utazabura muri event yacu. Uriya munsi, please. Sinabura. Nzakora icyo nshoboye cyose, icyo bisaba cyose nzagikora ko nzaza kubwawe. Promise. I promise. muri kubyumva muri kuranyeretse Akuse ase Jimmy no gufatana nabyo urabyanze. Mbwiye sinari kumva. Okay, fine, queen. Nta kibazo, sibyo? Reka nzaba ngutegereje. Urabizi ko igihe cyose ngomba kuhaba kubwawe. Yeah, I know. Uzanyere kumisha musore. Babe, bye. Bye, chérie wanjye. Bye. Thank you. Umukobwa nawe kabisa akoresha tuvugane, akoresha mobile, akoresha ibiki. Ibi nabyo pe sinyereke kubwira mukuru Hello? Oh, yes, I will beat it. Amakuru. Nimeze neza. None se uno mpamagara Tracy ntanyitabe nta mahoro ameze neza. Araryana. Izi saha? Mama wawe arahari? Yaraje? Yeah, okay. Ya ndakumva cyane. We nta kibazo reka ko nanjye se ko diri yose nyizi ko nyirimo se. Wowe ngomba kuza ahubwo na mukecuru nkaza tukamenyana tukaba inshuti gake. Oya ni ibyo ngibyo nta kibazo rwose. Ahubwo urakoze cyane kumbwira ko mukecuru yageze i Kigali. Wakoze cyane zawa.